gatatu ni umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru. Turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawe. Izo contre offensive irimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'u Burusiya. Cyukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. M23 yishinja MONUSCO gutiza abahanganya nayo indege z'ubutasi zikoreshwa mu kuyitata. Ibyo nta nubwo MONUSCO yabihakana. Sibyo ubushize MONUSCO niyo yatumye Sake idafatwa bwa mbere binyuze no mu bikangisho yakangishaga M23 no kwihuza na FARDC muri operation bise Strongbow. Aje mu afande hariya ngo utabemereye neza buzukuru. Koko se ni Felix mu minsi yashize yarari ku mwo muri sport. Nambwe ati hari umwafande waje avuga ati cyo ni mukindekere ati mu gihinde bafashe simpanga y'uwo mwafande bakayijyana Rusizi. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ivi Karame ndagusuhuje ndakwikirisha uri amahoro bidakabije. Nta bantu ushaka gusuhuza se? Tewe ndasuhuza abantu bose bafite umutima mwiza, ndasuhuza abantu bose bafite amafaranga ariko abari kuyarya bonyine ntabwo barimo. Ntabwo basuhuje? Ntabwo basuhuje. By'umwihariko nk'umuntu uri kundeba bafite nimero yanjye we mufitiye n'itangazo iri muri Momo. Iryo ni itangazo rwose amatariki ari gusa nabi kandi hari hakiri kare. Ngiye ndabona nta kibazo cy'amatariki. Koko ubundi tariki 21 niyo tariki nziza iba kuri kalendari. Ntiwabonye ibyago byangwiririye? Ako kwezi uzakwandika ahantu. Ubundi hari ukwezi kuzira umuntu. Umwaka ushize ari n'inshuti yanjye yandi yo hepfiriye abo tubana muri jaride. Umwaka wasoje umva ngo sinjya nsenga kenshi naramusabiraga. Ngiye ukwezi kwa mbere nanjye kurankaraga none nawe ubwo niwo utahiwe. Nanjye ibirongo byari bigishakira cyane rwose kandi ubwo njye nkaba ameze neza cyane. Birumvikana ntabwo twabwira rimwe nta waho. Ngiye kwa mbere nagusoje rwose ari ugutakambira Imana nti irengagize ibibi byanjye. Ubwo byoroshye mwana. Reka tubifurize kugira ibihe byiza rero abadukurikiye mu bice by'igihugu muherereyemo na hanze y'u Rwanda. Tugiye kugaruka kuri amwe mu makuru yavuzwe none. Ubucucike muri gereza zo mu Rwanda bwaragabanutse kuva ku 174% kugeza ku 140.7. Haracyari akazi kenshi ko gukora. Turaza no kureba CG retired Emmanuel Gasana wamaze gusubizwa mu igororero. Numvise uyu munsi mu kiganiro n'itangazamakuru ababishinzwe babivuga. Hanyuma mu Rwanda turanareba uburyo Rashidi Hakuzimana avuga ko urukiko rumunigana ijambo mu rubanza rwe ndetse uyu munsi yashatse no kwisohokera ngo yitahire. Turajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO ngo irateganya guhuza ibikorwa na SADC kugira ngo bafashe FARDC kwirukana no kurwanya M23. Igoma hafashwa abasirikare ba leta n'abanyarwanda bibisha intwaro. Turajya no muri Senegal turebe icyo inzego muri Senegal zemeje mu bijyanye no kuba amatora ya Perezida wa Repubulika agomba guterwa ipine. Urukiko rw'ikirenga rurasuzuma niba Trump akwiye kubuzwa guhatanira kuba perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yves karame. tubanze tubwire abantu Korea Automobile Automobile High High Technology. Technology Yeah. ni technical center izobereye cyane mu buzima, imibereho n'imikoresherezwe y'imodoka. Specialite yabo cyane navuga ngo bahatseho abandi mu karere ni imodoka zikomoka muri Korea. Yego. By'umwihariko zo mu bwoko bwa Kia ndetse na Hyundai n'izindi barazikora. Ariko njye mbita nyine nkunda gufata umuntu nkavuga nti ibi bindi ukora nibyo bikora neza, ariko hari n'abandi babigerageza. Ariko noneho ibi ngibi ukora nta n'undi ukuyingayinga. Hari ibintu bakunda kuvuga ngo he's running in the race of his own. Nyine umuntu agasiganwa na wenyine nta iyi Korea Automobile High Technology. Ni abantu bafata imodoka yawe cyane cyane izo ndi kuvuga zikomoka muri Korea kuko nizo nshyashya ziri ku isoko ryo muri Afurika. Abantu bamwe baba batunze imodoka ugasangira kumaraho amafaranga kubera gusa kubura amakuru. Imodoka ntirwaye nta n'ikibazo ifite, ariko communication ururimi uvuga ntirwumva, nayo urwivuga nturwumva. Ntabwo ndi kuvuga ururimi imodoka ntabwo ziganira the way tuganira, ariko burya ushyiramo vitesse uko igiyemo imodoka ihita ikubwira uko yakiriye. Uragabanya umuriro ugabanyije ikakubwira uko yakiriye. Ushyiramo amavuta, ushyiramo essence, byose imodoka igira icyo nakita reaction. Ngaba abantu rero ngushimiye bashobora kugufasha kurinda imodoka yawe gupfa no gupfapfana. Ibyo biba ku modoka. Bashobora nanone gufasha imodoka yawe yapfuye bakayirinda kuzongera gupfa vuba. Bakaguha udukoryo tw'uburyo ushobora kujya udiringa nayo. Yego. Kugira ngo ibyapfuye none bitazongera gupfa n'ibyari gupfa ejo bidapfa. Yego. Icyo nkubwira rero uburyo bwiza si ukurindira ko imodoka yawe ihinduka imbabura. Fata imodoka yawe itarapfa ubagane. Kwanza ejo hari uwambwiye ati bize ibintu byawe byo kuvuga ngo badusanga aho bari. Tinge naje gusanga kwigira yari byo biza. Ntabwo ari umuntu ukora ni umuntu wagiyeyo. Ti kubera yuko kubwira umuntu ngo naza kurebe azari akazi kandi ari uko wahuye na pani. Rimwe na rimwe atayiminga abandi bari hariya. Ati ngewe rwose nafashe umwanya nigirayo. Yego. Ati nibyo byanaryoheye. Ati nimushaka ntimuzongere kubwira abantu ngo babasanga aho bari. Ubwo yambwiraga ibyiza byaho. Rero ntizimbye mu magambo. Reka nkubwire ngo nimba ufite imodoka, by'umwihariko imodoka ya Kia cyangwa Hyundai, ukaba ushaka kurambana n'imodoka kuko namaze kuvumbura ko aho iterambere ryagiye rizira abantu basigaranye inshuti mu nshuti magara z'abantu harimo imbwa n'ibinyabiziga batunze. Fata imodoka yawe uyijyane Gikondo muri Korea Automobile High Technology, ubundi uzaba unshima nyuma. Kandi isezerano ngo haye imodoka yawe muzarambana. Nutanakenera kuyirambana ugakenera kuyigurisha ntabwo uzahendwa. Yego. Kuko izaba ikiri nzima. Ku bantu baba akakusi nakabaisha nk'abantu baba munkurikiye muze economy. Undi hari ibintu byitwa depreciation, igikoresho kigura nk'ubi no computer kikagenda gitakaza agaciro ko wayivana muri SPTK. Ishobora kuba hari amafaranga imaze gutakaza. Yego. Noneho hari ibyitwa payback period, cya kintu ko kigenda gitakaza kikaba cyarishyuye mu gihe runaka, cyarakwishyuye ibyo wari ukitezeho. Imodoka yawe rero iyo uyikoresha muri Korea Automobile High Technology, payback period yayo ishira imodoka ikiri yose. Ku buryo nawo wayisubiza ku isoko ushobora kubona hangana namwe wayiguze cyangwa uvuze SPTK unyibutsa zino computer. Muri SPTK ni ahantu nabo bafite ama computer meza hari mu mujyi. Bakorera kuri etage iri neza munsi ya parking ya Beka. Yego. Muri SPTK ufite computer ishaje baguhinsha urayibashyira mukumvikana deal gatwara inshyashya. Muri SPTK nabo delivery bashobora no kuyikoherereza. Banza ubwira abantu nimero yo kwa za Elia 0786 0786 20 54. None hizaho muri SPTK turi kubabwira. Muri SPTK mu gitondo nahuye na Espoir nyine nyiri SPTK arimo avugana n'umuntu uri muri Amerika arimo amubwira umubare wa computer akeneye ko amwohereza muri Amerika. Ibintu byinshi aba diaspora naje kumenya ko n'ubu no mu diaspora wambaye neza.
cyane cyane ababa muri ibi bihugu nitabyiyemera ntabwo mvuga ngo abantu babayo babiyemeza isirita bacu baba ariyo ndavuga ibihugu byiyumva nk'ibikaze cyane yego ibintu byinshi babihahino yego bambwiye ati iyo nkweto se yangira hite ntihwese kandi tuba dushaka iyo nkweto ntabwo aha nayibasha ati hano ibihagaze nka 300 ati aho ni nkangahe kandi hano bari 60 shefu kandi ugasa neza ko muri bwa bujiji bwanjye kuyimwoherereza byarananiye dutegereje kwa munani azaza yifatira iyo yagiti muri yose akayohereza azaza yifatire mu kwa munani muri SPTech ntabwo computer zabo mushobora kujya muzikoresha muri mu Rwanda gusa n'ahandi hirya no hino ku isi uri ushobora gutumiza computer muri SPTech cyangwa se computer yawe aho ngaho uri ukayitwoherereza tukayisuzuma tukakubwira tuti dukurikije uko imeze turaguha imeze gutya hanyuma wongereho aya naye 0783 0783 62 62 548 ya imodoka z'iki gihe ni imodoka z'ikoranabuhanga ntago akiri imodoka gusa nk'uko tubona imodoka igenda ahubwo ni imodoka ibumbiyemo irindi koranabuhanga abantu batari basanzwe bamenyereye cyangwa se bari basanzwe barimenyereye nko mu bindi bintu bitandukanye ni imodoka zirimo amakompiyuta ni imodoka sisiteme zazo zose yaba mu gufata kwa feri mu bijyanye na konsomasiyo uburyo ikoresha za karibira byose ni ibintu biri automatique hanyuma n'amasisiteme yazo y'amaklimatizeri nabyo byose biri electronique bityo rero iryo koranabuhanga ryose ryagiye ryongerwa mu modoka kugeza ku modoka dufite kuri uyu munsi bisaba na tekinike yazo abatekinisiye kuba bazikora mu buryo bujyanye n'iryo koranabuhanga bakifashisha imashini mu kuzisuzuma hanyuma bakabona guhandlinga ibibazo zifite bakoresheje imashini ndetse n'ubumenyi bafite ntabwo zikiri za modoka umuntu abyuka mu gitondo akagenda akajya gukanika ni ibintu umuntu abanza kwiga akabimenya akamenya gukora ama research mu bitabo ku ma internet no mu makataloge yazo akabasha kwegeranya neza tekinike agomba gukoresha mu gukanika izi modoka by'umwihariko rero nkatwe dukora nk'izi zo muri Korea cyane cyane dufasha n'abantu gusobanukirwa uko bagomba kuzitaho kuko abenshi bibagora mu kubasha gusobanukirwa ibiri muri ya makataloge yazo kuko ziri mu rurimi rw'Igikoreya kandi ntabwo barwumva ugasanga bigora abantu benshi bazitunze ntibabashe kumenya uko bazikorera maintenance kandi kuramba kw'imodoka ni uburyo yitabwaho ni uburyo ikurikiranwa ni uko nyiri imodoka agira ubusobanuro akura muri cya gitabo cyagenewe gusobanura uko imodoka ikora n'uko ikoreshwa bikamufasha nawe kumenya uko ayitaho bigatuma iramba. Ivi reka duhere ku nkuru nakita nziza ku bijyanye n'abantu bafite ababo bafungiwe muri gereza zo mu Rwanda. Iki nkuru nziza nuko bucucike muri gereza buri kugenda bugabanuka. Ni ikibazo abantu bagiye bagaragaza mu bihe bitandukanye ari gengeye nibuka bucucike niba bwari ku 180 na koko se bigenda bimanuka bigera ku 174 none ubu ngubu ndabona bigeze ku 140. Byari byose n'ibice birindwi. Shaka urumva abantu bafunzwe niba twakabaye tubari 100 ku 100. Yego. Nabyo bibi. Nabyo bibi. Nuko ngo abantu 40 n'ibice birindwi ku 100 nibo bafunzwe bafungiwe ahantu hangana na hari munsi y'ubushobozi hagenewe 100%. Ukuri guhari. Okay, wenda bahera ku nkuru. Iyi ni raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu y'umwaka wa 2023 na 2024 igaragaza ko igenzuri komisiyo yakoreye mu magororero 18 yose yo mu gihugu yasanze afungiyemo abantu 86,274 mu gihe afite ubushobozi bwo kwakira abantu 61,300 gusa. Ijanisha rero ni iryo twari tuvuze ko ari 140.7% bivuze ko abangana na 40.7% barenga ku mubare wabo amagororero ashoboye kwakira. Iyo mibare ivugitse nabi. 40.7% nka mukecuru bibereye inyakariro ntiyabyumva. Bwira abanyarwanda ngo hari abanyarwanda basaga 21,000 binyongera mu bakabaye bari muri gereza. None nge nshatse nakarundi ndisa nkavuga ngo abanyarwanda basaga 23 cyangwa na 5 nkavuga gutyo kubera ko gereza uvuze ngo igenewe abantu 100 ukashyiramo 100 uwakora icyaha mu kanya yajya he
ni logike yoroshye. Ntabwo dukwiriye kuba dufite gereza zifite 100%. Dukwiriye kuba dufite abana bari mu ishuri 100%. Iyo ni gahunda nziza. Yego. Urumva? Dukwiriye kuba dufite abana barererwa mu muryango 100%. Nta n'umwe uri ku muhanda. Ibyo ntacyo bitwaye. Ariko hamwe mu hantu tudakeneye 100% ni muri gereza no mu irimbi. Nta na rimwe twakifuza ko abanyarwanda 100% abantu bagenewe irimbi 100% baba barimo, abagenewe gereza 100%. Nimbe n'amarimbi rishobora kuzura bagahindurira n'irindi, ariko gereza igituma dushingira ibyo turashingira kuzo dufite. Sibyo? Ubwabyo kuba bageza aha nibyo kwishimira. Hari uburyo ukoresheje ko ari igabanyuka, kandi urabyumva nimba ari igihe byari ku 180 na kwijana bigera ku 170 na kwijana. Yego. Uyu munsi bikaba biri ku 140 n'ibice 7 kwijana. Harimo igabanyuka. Ahantu hakaba hari abantu 100, hari abantu 140. Harimo igabanyuka. Niyo mpamvu twabyita byiza. Yego. Reka nkoresha urugero rw'ikintu cyiza. Ndaza no ku kindi kibi. Buriya nk'umubyeyi wabyaye akabyara inda yaratwite imaze amezi 5 cyangwa 7, umwana akabaho. Sibyo? Abantu bishima, hazamo n'akantu ka reservation ko gushima byikubiye, bashima Imana bati yabyaye ariko kuri 7. Ni nko kuvuga ngo igihe nticyari kigeze. Icyo kintu ni ikintu cyiza, ariko cyabuzemo ubundi bwiza ukuntu. Ibi rero noneho ni ibintu byiza nabyo biburamo ubwiza bwo noneho bwinshi. Twakishimira iyo ntambwe yatewe, ariko tukavuga ngo ntihagije bijyanye n'igihe. Yego. Ntabwo ihagije. Twakabaye twishima byisumbuye tuvuga ngo gereza zo mu Rwanda zifunze 10% byaho zagenewe. Nabyo ubushize twavugaga mvuga ngo hari inkuru nziza twazabona mu Rwanda umunsi twazajya tubona ngo leta yahaye abikorera ahahoze gereza y'Amageragere nk'ahantu hari gupfa ubusa, none bagiye kuhororera inkoko. Ibyo bintu ukunda kubitanga mu rugero. Yego. Leta ahari gereza, leta yahashyize ishuri ry'umwuga n'ubumenyingiro ryitezweho kugabanya ubushomeri ku basaga 30,000. Izo ni zo ngero nziza rwose, aho ni byiza. Ariko iyi raporo rero ntago ivuga ibyo gusa, iragenda ikanavuga ko uburenganzira bw'abantu bafungiye mu magororero bwubahirizwa mu byerekeye imibereho myiza no kuhabwa ifunguro rikwiriye, bakavuzwa, baba ahantu hari isuku, umwuka n'urumuri birahagije, baridagadura kandi babona amakuru yo hanze y'igororero. Komisiyo kandi ngo yasanze abantu bafunzwe basurwa n'abo mu miryango yabo cyangwa inshuti zabo, bigakorwa hakurikijwe amabwiriza abigenga. Abakoze iyi raporo bavuga ko amagororero yose yo mu Rwanda afite imodoka zigenewe gutwara abantu. Hano ngo umuntu iyo umusuye mu marana iminota 15. Abantu ngo bafite imodoka zibatwara. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko yasanze abantu bafunzwe badakorerwa iyicarubozo cyangwa ibindi bikorwa bibabaza umubiri n'ubwenge. None amajwi twumva mu nkiko y'abavuga ko ibi bikorwa, komisiyo yarabarebye aba. Byaba byiza tubajije komisiyo, ariko kumbwira ko ibyo bintu bitabaho. Hari abayobozi ba gereza bafunze bazira kwica abafungwa no kubica urubozo. Hacyumvikana mu nkiko abantu baza kuburana avuga ati aho mbamerewe gutya ndakubitwa, akaba umwe akaba babiri, wenda tubare hari ukuntu umuntu aba adashobotse, ariko si umuntu umwe 2 3 4 n'abandi noneho batutamenya ibyabo mu nkiko, ariko ejo uza hanze yafungwa akakubwira ati baransekuye. Cyari bibiri rimwe akazana n'ubumuga. Sibyo? Iyi komisiyo buriya hari ikintu kimwe nkundira transparency. Hari uburyo komisiyo runaka ishobora kuba ifite ubwigenge ku gipimo runaka, ifite ibintu bipanze mu buryo ubu cyangwa buriya, ariko bazikora kandi ushyiremo na tushi tumuba credible. Nkaho uko yazanye imibare ngo abafungwaga banganaga gutya, tukahita twiboneramo iryo gabanyuka. Yakaba ivuga iti nibura ubwisanzure, cyetse nimba ari inkuru ya Kinya ya tarifa yo Kinyarwanda wenda itabishyizemo muri iyo raporo nge ntarasoma, bikaba birimo ngo iyo bavuga ati muri 2010 iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu muri gereza ryari ku kigero
cya 51%. none ubu kugeza mu kwezi kwa 12 muri 2023 ryari ku kigero cya 90%. twavuga duti harimo kuzamuka ba bandi bari umuyobozi wa gereza akurikiranyweho kwica no kwicisha, uwahoze ari umuyobozi wa gereza bari muri uwo mubare mutubura. yego baba Karasira n'abandi bavuga ati twebwe dufungiye bimeze gutya, bari mu mubare muri iyo mibare. ariko sofa hari ibyo gushima, ariko raporo imeze gutya ntabwo nayisomye, je répète ni fois de plus, ifite amapaji 173. yego ariko iyo mibare ibaye itarimo credibility ntabwo yaba ari 100%. nanjye rwose nahita mbizera ku kigero cya 80-20 nkayigumana. ntabyo mbonamo rwose pe. ubwo rero harya ni kudose kuri iyi komisiyo ndetse n'abagiye bagira uruhare mu igabanywa ry'abafunzwe, ubwo harimo minisitiri w'ubutabera afite uburenganzira ahabwa n'itegeko bwo kuba yatanga imbabazi ku mfungwa, hanyuma n'umukuru w'igihugu, hanyuma n'abarangiza ibihano byabo nyine bisanzwe bakisubirira mu buzima busanzwe. ariko ntabwo ibyo bihagije kugira ngo igabanyuka ry'abantu bari muri gereza rishingire kuri izo nzego ebyiri zikomeye. oya, mbona hari uruhare abanyarwanda dufite. rwa mbere rwo kwirinda kwijandika mu byaha. hari uruhare abanyarwanda dufite rwa kabiri, kwiga kubabarirana no kutajya kuregana utuntu twa fake. hari urundi ruhare rufitwe na RGB na Minaroke rwo kwigisha guhozaho sensitization n'itangazamakuru. ubwo RGB ubwirimo sava na Minaroke ntabwo nkimenya ngo muri bo ninde ufite itangazamakuru. urumva ibyo ngibyo bikaba ari sawa cyane. hakabamo n'izo nzego zifite ubutabera mu biganza, ubugenzacyaha, ubushinjacyaha, ubucamanza. murafunga abantu bari sanse kuba bafunze. ndakumenyesha ko muri aba bantu bari muri gereza tuvuga harimo abantu barenga 10,000 bafunzwe by'agateganyo. nahoze mbona uri kumva 10,000 ni ukuvuga ngo ni hafi abantu 20 na muri buri murenge mu Rwanda. dufite imirenge 416, dufite abantu barenga 20 hafi na 4 na 5 gutyo muri buri murenge bafunzwe by'agateganyo. ayo ni amafaranga ari muri gereza atari muri sirikirasiyo. ubwo ni ubwenge buri muri gereza butari gutanga umusaruro, ni ababyeyi batari kurera, ni imishinga. hakabaye habaho uko kugabanya abantu. hari ibihe twari dufite rwose u Rwanda rwari rufite impamvu zanatuma rugira 200% muri gereza, zanatuma rutunga 300. ariko uyu munsi aho ibihe bigeze dukwiriye kuba dufite gereza zidafite ubucucike burenga 100. Ive, reka tube dusubikira ahangaha ingingo, ngira ngo no ku munsi w'ejo dushobora kuzayigaruka dushingiye ku bisobanuro minisitiri w'ubutabera akaba n'umwe nkuru ya leta Dr Emmanuel Rugirashebuja uri mu nteko azaba yatanze. hari umuhungu twiganye neza witwa Emmanuel Rugirashebuja. amazina y'abantu barayahuza, gusa Yesu azahita agaruka ku isi, keretse nihagira uzankunda akabyita umwana we ari njye abyitiriye. Yesu azahita aza ku isi, azarinda agaruka ku isi, nta wundi umwe ubayeho witwa nkuye mu rugeyo bitavuye kuri njye. nkibona rero Pepa nahise ngira ngo Rugirashebuja niwe uwo nguwo nyine bahaye inshingano. Ive, perezida wa Polonye yasuye ubutaka butagatifu Kibeho, turayigarukaho tumaze kureba ibya CG retired Emmanuel Gasana wasubijwe mu igororero. Dite tubihuza nyine cyane ko biriya bivugwa ku bijyanye n'igororero. ubushinjacyaha bukuru hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora bavuze ko Gasana Emmanuel wayoboye intara y'Iburasirazuba asubijwe mu igororero. ngira ngo iyi ni inkuru yavuzwe cyane mu minsi yashize, abantu bavuga bati nibwo bwa mbere tubibonye, ni gute umuntu aba afunze akemererwa kujya hanze agataha ubukwe akagira ate. ngira ngo abantu barabibonye, bamwe bati bishingiye ku buryo akomeyemo, abandi mu isesengura ririmo iryo kuri kamera n'iryo mu matamatama bati harya abantu bose barangana imbere y'amategeko. iyo ataza kuba ari afande Gasana akaba ari umukirigitananga runaka cyangwa umuhinzi mworozi kanaka, yari guhabwa ayo mahirwe. ni benshi babivuzeho kwinshi. ubukwe bwarabaye umwaka ushize. nge rero ntabwo ntekereza ko yanasubiyemo no munsi, ahubwo bishobora kuba aribwo byatangajwe ariko akaba yaba amazemo iminsi. ubwo rero
iki ni ikintu cyavuzweho cyane ariko nyuma yaho nanjye byari byantangaje mpura n'umwe mu bantu bafungiwe ku Murindi arambwira ati biriya birasanzwe nanjye hari igihe rwose nabaga mfite gahunda mu rugo habaye nk'ikintu runaka nkasaba uruhushya nkaba namarayo ariko ntabwo hafungirwa abasivili Gasana afungiwe mu basivili nyine ndavuga hari we yarambwiye ati no mu basivili ibyo ngibyo itegeko rirabiteganya gusa njye ntabwo nari mbizi nari mbibonye kuri hano n'umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye harya yari kumwe nandedi babivuga none yari ari kumwe na komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora yego bavuze yuko Evariste Murenzi ngira ngo bavuze yuko ibi atari umwihariko wa Sigirita ya Emmanuel Gasana ni itegeko ribiteganya ko itegeko ribiteganya hari inzego tuzi zishobora kuba ari n'eshatu gusa ariko uburyo aya mahirwe yari yahawe uburyo yasohotsemo ntabwo abanyarwanda sosiyete yari bimenyereye gutyo ku muntu gusohoka azagaruka rero bavuze ko hari n'undi uherutse gusohoka akajya gushyingura akagaruka reka dutegereze turebe ko tuzabibona bizambera umunsi mwiza kandi bazihangane bibe mediatize tubonye nk'umumotari umuntu ufunzwe ari umumotari swat ushinjwa ko yafatanywe ibiyobyabwenge bitwaye umunyonzi kanaka umuyede kanaka umufundi kanaka nawe abisabye ngiye mu rugo gushyingira cyangwa ngiye gushyingura bakabimuha rwose muzihangane bibe mediatize izaba ari na publicité nziza mwikoreye ni itegeko ngo ryo mu 2022 ryerekeye igorora biryoheye ushobora nko kwisohokeramo gutyo ukava mu rugo nateye inda n'ubundi kuko uwo muntu yambwiraga ko ushobora no kumara nk'icyumweru mu rugo cyangwa iminsi 3 cyangwa 4 gutyo uhari ariko umuntu bahura uruhushya na nyuma bajye bamurekura umuntu baruhereza ugataha ukamara nk'iminsi 5 uretse ko uwo wabikubwiye we yari mu nzego z'umutekano nawe bwakashobora kuba ari umusirikare ubwo yarafungiwe ku Murindi wowe bishoboka ko no mu rugo yari arinzwe mu bundi buryo ko byagenda kose ariko nk'umusivili bahereza ayo mahirwe agataha akamara iminsi 5 kuwa mbere akagaruka akavuga ati harya ntimwari mwandikuye kuwa kabiri nari ngarutse igihe cyo kuguma mu rugo mwama kirashize burya njye ndi umuyobozi nakureba mu maso nkagukubita cyese ngahita mubwanuza gahunda uko imeze wavamo umuntu muzima aragororotse itari fata ibikapu tahe sinongere no kuko tutabipfa ngo ni itegeko rya 2022 ryerekeye igorora mu ngingo yaryo ya 27 biteganya ko umuntu asohoka mu igororero ku mpamvu zitandukanye zikaba zirimo ko umuntu ashobora gusaba uruhushya akajya kuburana kwivuza gukora imirimo yemejwe n'igororero mu gihe ahamagajwe n'inzego runaka ndetse n'izindi mpamvu zishobora kwemezwa n'ubuyobozi bw'urwego rushinzwe igorora bakwiriye no kuzongera tutuna ako kantu nimvuze ko gutera inda n'akantu keza bazashyira mu itegeko nibashaka bajye bakishyuza babwire nk'umuntu ati umugabo wumva ashaka gutaka ajya gutera inda umugore we nabanza azatubwire ko abyemeye tumuhe icyumweru ariko azatwishyuraye bijyanye n'icyaha akurikirana byaba ari byiza hari ukuntu umuntu afungwa hashize ukwezi kumushatse cyangwa iki cyangwa wafungwa ari waranavuze uti mbandekeye umwana agapfa ukakenera umusimbura bizaba ari byiza ibyo bintu nabyo bazabyigeho erega uyu munsi ni wowe ushinzwe igororero ariko nawe ejo ushobora kuba uri kurigororerwamo ubwo rero hazongera utumaze iminsi tuzi ubwo rero niba umuntu mwaramuhaye uburenganzira nawe utekereza ko n'ubu uri muzawukenera ariko ibyo byo abayobozi benshi baba babitekereza iby'amagereza Scoveni numvisha atanga urugero rwahise runguma mu mutwe rw'abayobozi basuye ishuri abanyeshuri bavuga ibibazo ibyuya biramanuka barihanagura biba imfabusa abayobozi ntibagira impinduka bageze kuri gereza abafungwa bavuga ibibazo byose abayobozi batanga ibisubizo kandi byiza ataho amaho muvugurure mwongera ibiryo umuyobozi mwabaza mugenzi batariko abanyeshuri Rwanda rw'ejo navuze mu Rwanda ntabwo barabo mu Rwanda nyine kuvuga amizero y'ejo y'igihugu batubwiye ibibazo nta kintu bakozeho none abafungwa bahemutse urabisubije ndaramubwatumfasha nimva muri ofisi ntabwo nzajya kwiga nshobora kwisanga muri gereza iryo ni isomo ryo kubavuga ngo uyu munsi urafunga na ejo wafunga urica nawe ejo wakicwa kubw'izo mpamvu ntufunga ntukababaza abantu bahohotera bikora uko itegeko ribigena nta wundi mutima mu burenzeho nujya no kwica nimba ari itegeko ryabigennye ica udashinyaguye wari igihe ejo wasanga noneho wowe wisheje uzamusanga yari ikintu nimba iryo tegeko ariko gutyo tukomereze mu bintu bijyanye n'ubucamanza Rashidi yabwiye urukiko ko ruri kumunigana ijambo yego
urugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwakomeje urubanza rwa Hakuzimana Rashid uregwa ibyaha 4 birimo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Umushinjacyaha yabwira urukiko ko uregwa yavuze ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri, ibyo bikaba bigize icyaha cyo guhakana jenoside. Rashid rero ufunzwe kuva mu 2021 ahakana ibyaha aregwa, akavuga ko ari impirimbanyi ya politike ibuzwa uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Ntabwo turi bujye muri detail y'iyi nkuru ya BBC, ariko mu gihe hakinwe amashusho yerekana nagaragaza uburyo ibyaha akurikiranyweho yaba yarabikozemo. Mu gihe amashusho yerekanwaga, Rashid yatse ijambo abwira urukiko ko ruri kubogama, asaba ko rwamusezerera agataha. Umucamanza yamubwiye ko abishatse yava mu rukiko, ariko umushinjacyaha we agakomeza gusobanura ibirego bye. Mu ijwi riranguruye ati muri kunigana ijambo nyakubahwa perezida w'urukiko. Umucamanza yasabye ko muri raporo y'urubanza bamwandikira ko urukiko ruri kubogama no kunigana ijambo Rashid. Ati muri raporo y'urubanza mu byandikemo. Ubwo rero yakomezaga ijambo ry'umushinjacyaha yavuze ko ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi bishingiye ku biganiro Rashid yakoreraga kuri YouTube zitandukanye, harimo n'iye bwite. Yagiye asobanura ibintu bitandukanye nko ku cyaha cyo guhakana jenoside. Umushinjacyaha yavuze ko Hakuzimana Rashid yavuze ko kwibuka jenoside byavaho cyangwa se bigahindurwa uburyo bikorwamo, ngo kuko n'abahutu bakwiye kujya bibuka ababo bapfuye. Muri video zagaragajwe mu rukiko harimo indi igaragaza Rashid avuga ko leta yakoze ikosa rikomeye ryo kubaka umudugudu w'ubwoko bumwe bw'abarokotse jenoside. Umushinjacyaha avuga ko iyo mvugo igize icyaha cyo gupfobya jenoside. Mu rubanza rero mu mizi Hakuzimana yarezwe ibyaha byo gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha akoresheje imbuga za YouTube. Uregwa akavuga ko ari umunyapolitike n'umunyamakuru utarabigize umwuga, agahakana ibi byaha, akavuga ko abo yakoreye ibyaha bagombaga guhabwa umwanya wo gusubiza binyuze kuri YouTube ye, byananirana bigashyikirizwa urwego rw'abanyamakuru bibigenzura. Bigenzura. Urubanza ruzakomeza tariki ya 14 z'ukwa gatatu. harya arayimusigenzura n'abantu bose bakoresha YouTube gutyo gusa. Ubwo byasaba kuba Rashid hariya yaba yari umunyamuryango se ku rwego yifuza ko arayimusi mutabara. Ntabwo yari umunyamuryango wa RMC. Nubwo ntekereza ko ibyaha ashinjwa niyo waburiwe ntacyo habonetse ibimenyetso by'uko abikoze ntacyo byagufasha. Nta kintu cyinshi navuga kuri iyi nkuru ya Rashid. Uretse wenda kwibaza mugani uko kunigana ijambo, nakifuje kuba nakurikiranye urubanza kwa yavuze ko bamwigana ijambo habaye iki, bigenze gute. Nta bintu byinshi mbona. Ntekereza ko mu rubanza hari igihe iyo umuburanyi arimo, nagiye nitabira imanza nyinshi, hari igihe iyo umuburanyi arimo bavuga bati ni umwanya none wo guha ijambo ubushinjacyaha kugira ngo busobanure imikorere y'ibyaha gushinja cyangwa se uburyo nyine buvuga ko wagiye ubikoramo. Rero icyo gihe hari igihe nka Dr. Leo Mugesera niwe nakundaga kujya mu rubanza rwe, yashoboraga no guhita avuga ati ibyo bintu ntabwo ari byo, akazamura ikiganza. Ariye niwe wajyaga avugwa mu Rufaransa. Urubanza rwe kandi ijambo ryo kukabaye ngo yari yarivuze mu Kinyarwanda kimeze neza. Ariko mu rukiko aravuga ati me and Kinyarwanda are not friendly. Yabanje kujya avuga ati urubanza rwanjye rugomba kuba mu Gifaransa. Ndibuka ko rwasimburanyijemo abashinjacyaha benshi rwa rubanza. Ubanza na Remukuye yarayemo, yego. Mukuru arinda nawe yagiyemo. Yego, ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero ntekereza ko Rashid ashobora kuba yavuze ngo bari kunigana ijambo bicingiye wenda ko batashakaga, ashobora kuba yaravuze mu mwanya ubushinjacyaha n'abacamanza bumva ko takabaye ari. That's what I think. Ngibyo no gukomeza gukurikirana, ngira ngo imanza nk'izi ngizi hari igihe rimwe na rimwe biba bisaba wa mugani ko umuntu aba hibereye, ariko nk'ubu ngubu twe tuba tubivuga ko turimo turabisoma, abantu bashobora kugisura BBC y'Ikinyarwanda babibona. Perezida Duda yasuye, yego ndabona na gavana w'Amajyepfo, byanze bikunze na meya wa Nyaruguru arimo. Ntabwo byabura. Ubwo rero nk'uyu muntu uri hano ni umujepe wiwe cyangwa ni umuntu umuherekeza? Ndabona afite ekuteri. Iyi se ekuteri iyi. Abanyarwandakazi. N'uburyo ahagaze urabona ko fitness iteye ubwoba. Ndabona afite ekuteri, buriya niwe byanze bikunze.
ubundi iyo ndi kureba abaperezida mu bantu babegereye barishakiramo abadatuje gusa uburyo ubona abarinzi ba perezida baba bari simati barorganize cyane ubwo bakamenya ko Duda ariko ejo ku munsi w'ejo nibwo we n'umukuru w'igihugu ngira ngo ari amasezerano basinye cyangwa bahagarikiye isinywa ryayo areba ibihugu byombi u Rwanda na Polonye ni ibihugu bibanye neza by'igihe kirekire harimo narebana n'umutekano n'igisirikare yanabwiye abanyeshuri bifuza kujya kwiga igisirikare muri Polonye wanamenya ko u Rwanda rushobora kuba abanyeshuri benshi mu banyarwanda dufite biga hanze Polonye ishobora kuba icyo gihugu cya mbere gifite benshi kandi ubwo nanjye bamikaba urusenge kwiga muri Polonye nzi ko ibintu byo kwiga you and education are not friendly very friendly nuko bijya bimenda yanjye akanga sinzapfa ntabaye dogiteri ahubwo ntago mbi ngomba gusubira kwiga ngewe dogiteri nkuye mu rugero ntabwo wumva ukuntu karyoshye ku kantu kanavugitse neza ahubwo ubwo safande nkuye mu rugero ayaho bya miyandi kurasa not friendly miyandi kurasa ndi miyandi kuraswa not friendly numva fande nkuye mu rugero ari byaba ari sawa ukajya ku rugamba nyine ugakura mu rugero waba ugitanze nkajya nkora mu nkuye mu rugero byaba ari ikibazo mu rugero waba ubyangije yewe nje bankiza fande koko baba babitekerejeho nabi n'ibikosa nakora babivamo cyambere nikundira kuryama nkagira irregularité mu mirire urumva cya kabiri nkakunda kwiyambarira amakabutura ahubwo ndumva byaba ari sawa kuko bagushyira ku murongo nyine nta ikibazo gihari igiti rero y'ikiguro y'igikuze kiravunika umugani mu cyongereza ngo ntawe ucirira imbwa ishaje kera narabikundaga numvaga nanabishaka ariko ya not friendly byararenze reka tujye hanze y'u Rwanda MONUSCO irateganya guhuza ibikorwa na SADC mu gufasha FARDC kurwanya M23 ariko iyi M23 ifite imbaraga ki ku buryo MONUSCO itabazwa SADC igatabazwa abamerceneri bagatabazwa FDLR igatabazwa ubundi bugatabazwa ariko wazarendo muyigira nto wazarendo irimo imitwe 10 yewe kino kibazo mpora nyibaza how strong is M23 to the extent kugera ku rwego hari impinduye indimi kugera ku rwego bazana aba bantu bose cyangwa wari utangiye gutekereza uri kuganira na Bintu Keita umunyamabanga mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro muri RDC Jean Pierre Lacroix yahamagariye M23 guhagarika imirwano byihuse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kubaha imyanzuro y'ibiganiro bya Rwanda. Uyu yatangaje ko baniteguye gufatanya n'ingabo za SADC Sami DRC mu kurwanya inyeshyamba. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na MONUSCO havugwa ko Lacroix yasuye uburasirazuba mu migi ya Goma na Bukavu hagati tariki 2 mu kwa kabiri aho ingabo mu ruzinduko mu ruzinduko rwe yahuye n'abayobozi b'intara abahagarariye société civile abakozi ba MONUSCO abasirikare n'abasivile ndetse akagirana ibiganiro na état major y'ingabo za SADC muri RDC. Bivugwa ko ari umuyobozi yaganiriye igihe kirekire n'aba bantu ku bibazo by'umutekano kuva muri Kongo gahoro kwa MONUSCO no kubijyanye no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubwo yahuraga na komanda w'ingabo za SADC zoherejwe muri Kongo General Diakopu Munwa BC yagarutse ku kamaro ko guhuza ibikorwa mu gufasha FARDC mu ntambara yo kurwanya imitwe y'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Kongo. Ati mu mwanzuro w'akanama k'umutekano gashinzwe umutekano ku isi 2717 kategetse MONUSCO kwiga uburyo ishobora gutanga ubufasha bw'ibikoresho n'ibikorwa bafite aho bigarukira ku ngabo za SADC. Ubutumwa rero burimo ngo kureba amahitamo yo gushyira mu bikorwa ubwo bufasha, ibitekerezo bikazakirizwa akanama k'umutekano kazanzura ku miterere n'ibikubiye muri ubwo bufasha. Bimwe mu bikubiye muri iryo tangazo
abantu bakamenya ko ku itariki ya 6 mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka umunyamabanga wungirije ushinzwe ibikorwa muri MONUSCO ari Kinshasa yagombaga guhura na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku itariki ya 6 yibukije kongera imbaraga no kongerera imbaraga inzego z'umutekano za Kongo muri Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, intara 3 MONUSCO igomba kuba itakibarizwamo mu mpera z'uyu mwaka. Urabona MONUSCO igenda cyane. Yego, ndabibona ihindurirwa izina cyangwa haba impamvu zigarura igisa nkayo. Ihindurirwa izina cyangwa akaba impamvu zizana igikindi gisa nkayo. MONUSCO misiyo yayizanye apana iri mu mpapuro zayizanye n'ibyo batubwiriye mu biganiro n'abanyamakuru. Misiyo yayizanye igomba gukomeza by'igihe kirekire. Azironga zikongo igifite ubutunzi ifite munsi y'ubutaka, agomba kuba hari abantu bameze nka MONUSCO. Ariko igihe hari imbere yo kigenda MONUSCO ipyabaye ni nko kwerura ubufatanye na FRDC. Ubwo urumva MONUSCO kwerura ubufatanye na FRDC iri gufatanya na FDLR. Urumva icyo bivuze? Ni akantu ko gutekereza. Iyi M23 ngenge nibaza imbaraga zayo pe. M23 bari ni beza cyane mu ntambara yo ku butaka. Ni beza cyane. Ni beza cyane se ku rwego rwo kunesha ibihugu bya SADC, ku rwego rwo kunesha abo bacancuro, ku rwego rwo kunesha MONUSCO, ku rwego M23 irarwanira ahantu imetriza. Yabaye benshi muri yo bavukiye baragiye inka babaye bazi. I don't understand. Sibyo? Ikindi factor ya proximity irakora. Na ngewe civilian nkuye mu rugi. Unyigishije kurasa icyumweru kimwe gusa. Sibyo? Ukampereza abasirikare 100. Tujye kurwanira ahantu naragiraga inka kera ndi muto. Ukazana abanyamerika nabo barasanira ku butaka. Umubare ungana nk'uwo dufite ibikoresho bisa. Wenda bashobora kuturusha kuko imyitozo ikaze ariko twabereka ko tudakina kubera ko hari aho tuba tuzi hari isenga y'impyisi kera umuntu ashobora kwihisha by'akanya gato, hari aho mbanza urutare rwitwa gutya ndi bwikingeho. Icyo M23 icya kabiri naro n'ubwayo ni imiryango bayisingije ububasha bwabo babubonye kare, bakubwiye ko ifite structure nk'igisirikare cy'umwuga irusha. Urumva irusha bimwe mu bisirikare by'ibihugu. Ako inyeshyamba zihanura drone wowe. Ejo bundi nahoze mbona umwe mu bavugizi bayaganira na Theo Ukwezi babwira ngo bafite abana babo baba hirya no hino ku isi batanga imisanzu. Abandi bati nka Makenga ati yari umuyobozi nimba ari wa brigade iki turumva kuza muri M23 ashobora kuba yarazanye intwaro nyinshi za FRDC. N'icyako ku mutima nti yaba nta dukoresho dushyashya ifite iheruka utwo twakera two yagiye igira iki ikaba ifitemo n'utumanura CH4 biba ari ibindi ni umutwe uri bien organisé. Yejya nkwibaza igihe kizabeho ahubwo M23 nayo bagira operation biga. Ejo ndi wabonye izi operation yari yakoze za Sake iriya méthode d'encerclement ntigipango n'umusirikare w'umuswa. Uzareba uburyo abarusiya bayikoresheje Mariupol, uzareba uburyo Isiraheli yayikoresheje muri Gaza. Biriya babipanga mu buryo bw'igisirikare ku mpamvu ebyiri zitanarenga kenshi. Harimo impamvu yo kubona umuntu yakuzonze ukahita umugoteraho kugira ngo uce chain ya supply na command. Urumva harimo no kuyikoresha mu buryo bwo gufata ahantu hari strategic ariko hagamijwe iki ko haduye agumamo hagati none agastavinga wakijyemo. N'ingabo z'u Rwanda bigiye bivugwa nubwo ntari sure ko zabikoze FRN muri Nyungwe. FRN yaje ngo bakayireka ikajya ahantu ikidagadura. Bakaza bakayigotera aho bakituriza bo supply y'ibiryo ibiri buboneke. Ukenera amazi barama n'ukenera n'amayinite yo kuganira araba yafite nta kibazo. Bahungu bakajya basonza akazaruva baritsa ababoko tubashoje. Birangira ahubwo bose bizanye bwati nta kundi. Ariko icyo gihe ngo Sankara yabaga ari muri Komore ababwira ati twebwe ubu tuvugana tugeze ihuye tuve no mu nama y'inteko rusange. Ntago muherutse mperuka kubona agafoto ari kuri convention center. Ubundi nimba hari umwe mu bavugizi wavugaga akarusha uyu mugabo uvugira abafana ba Yanga ariyo mwita gutyo. Sankara yari umuvugizi.
ya ivi none se urabona Monisco koko izinjira mu ntuzo ubwo Ntagishya, batangiye Monisco. kugira ngo mu mwanzuro wa 2027 Monisco isanzwe ifatanya na FARDC nta gishya kirimo ingabo za SADC cyangwa ino coalition ya Monisco ariko FARDC nayo, iyo babavudukanye bahita bahungira muri Monisco kuko ifite mandate ya Loni. M23 ikavuga iti none tugeze ute ko hataraswa. M23 ishinja Monisco gutiza abahanganya nayo indege z'ubutasi zikoreshwa mu kuyitata. Ibyo nta nubwo Monisco yabihakana. Sibyo? Ubushize Monisco niyo yatumye Sake idafatwa bwa mbere binyuze no mu bikangisho yakangishaga M23 no kwihuza na FARDC muri operation bise Strongbow. Ibyo ni ibigaragarira amaso none nibazi bitagaragarira amaso ko bingana. Byari ku byofisiyaliza ariko birasanzwe Monisco na FARDC barakora. Babiri bari gufasha abanyafrika gusenya Afrika. Oya bari kubafasha kugarura amahoro ariko shano ntukazonge barugigana bahacu. Ya bintu Ariko bintu ke Italian no muri Ghana. Muri South Africa. South Africa. Koko se. Keita ariko nizamara haje. Kuri aba Keita se. Abara mu burengerazuba. Ni muri Guinea. No kwa Dumbo ya mushiti wa. Ariko M23 ashobora kuba yanga koko. Kandi yaravuze ko imeze iri organized. Ariko nta na rimwe ndabona yivugira. Uyu munsi ngo barwaniye ahantu hitwa Ikibumba. Ikibumba iyo uri haraza ntuza za Bugeshi uba Musasamana. Ushobora kuba hareba hasi gutya mu kibaya. Ndibuka ko ushize njyayo nahabonye ahantu hitwa Ikibumba ni hafi y'u Rwanda. Ngo imirwano yatangiye saa 11 z'igitondo. Ive urabona M23 ifata Goma cyangwa ntago? Ejo yatangaje ko ntabyishaka. Yatangaje ko ntabyishaka ariko ngiye still mpagarara nubwo hari abantu babayishyigikiye babintukira. Yamagaze kuri position yo kuvuga ko M23 gufata Goma none aha yabibaze nabi. Byayigiraho ingaruka kurenza gukomeza ikagifata mu ijosi ariko mfashe ku ijosi gusa ibintu byanyu biri hariya mureba amaguru n'amaboko ntabyo nakoze hakuriye yari yabigenje ku ruhande ntabwo nyibona yifata rwose ntabwo mbibona binabaye byakakanye gusa sinyerense ubushobozi bwayo nubwo mbona uyu munsi ishatse no kwifata none yawe yarakererewe nimbiyo gahunda yari ifite kuko yari ifite imbaraga nyinshi zo kwifata kurenza izihari uyu munsi yego okay ejo aba M23 bavuze ko bambuye ibikoresho byinshi ingabo za leta yego ese hano hantu hitwa Isake cyangwa hitwa Isake Isake okay noneho ariko ibino bintu byo mu ntambara urabona ngo bari kuvuga aba M23 ko babambuye imbunda n'ibikoresho byinshi uruhande rwa leta narwo bakavuga ko bambuye M23 ibikoresho byinshi kandi ko banayambuye ubutaka ariko igihe hari igihe bari bamwe batwara n'abandi bagatwara hagasigara hibazwa byinshi gute urababona baganira aba bantu cyangwa urabona batana mu bintu urabona baganira ariko M23 ritangazo yasohoye ejo risaba kuganira na Kinshasa ngena nabyise gusaba imishyikirano ntabwo simbizi wenda nk'abantu bayegereye hari bo bashobora kuba bizi nge sinumva uburyo we weguye intwaro kugira ngo leta yemere muganira kuko n'ubusanzwe leta yakwimye ibiganiro yego kuva wazegura leta yavuze ko idashaka kuganira nawe ukongera ukavuga ngo ndasaba ibiganiro kandi naniteguye kurambika intwaro rwose igihe haba hari gahunda ya ceasefire isobanutse bifata nkaho M23 yiri ku ruhande rwa leta ni nk'ari gufasha leta kwa leta ni nko kuvuga ngo twebwe ibiganiro birahari birabitse hari aho tuzabishakira barabiduha so reka none tube turwanisha tube tugerageza kubakubita bya biganiro tutabibaha ariko leta umunsi izumva imerewe nabi ibiganiro zabi bifite mu buryo bworoshye kandi izabitanga nk'iri guhereza M23 impuhwe nk'ibababari babwe toke twaganira bona uburyo bwize M23 bwo kwaka leta ibiganiro sira bakore none se ubwo niba yatangiye gusaba imishyikirano ahubwo ntibona ko kari harabona byise imishyikirano bari bamitanye ibyo biganiro yasabye harabona byise imishyikirano bari bamitanye urumva byakwitwa iki hari abantu baba bari so fanatic ku rwego nyine hari ibintu hari nk'umuntu abafana M23 ku rwego uyu munsi nuzu unafite amakuru yizewe kuvuga uti bayirashe muba mucanye ukubiri hakaba n'undi wanga M23 ku rwego nuzuguti uyu munsi M23 yabatsuye umusozi ndetse yari nabishe
nk'uko ndi kukurangira komeye mu ntambara yo ku butaka muba mucanye ukubiri abo bantu rero kubanyura ni nka kwa kundi twananiwe kunyura Imana na Satani bose buriya ngo ntawe ujya twishimira mu ijuru baba badutuka no hepfiriye badutuka. none se nge niba batangiye gusaba ibiganiro ndumva ariko bari kubona ko nyine hari ahantu bigeze bishobora kuba ari njye uko mbitekereza soit une technique cyangwa akaba ari oda yavuye kwa ahandi okay. Hagati aho rero ibi bintu by'igoma nanone ngo hafashwa abasirikare ba leta n'abanyarwanda bibisha intwaro. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma muri Kivu ya ruguru bwataye muri yombi amabandi ruharwa agera kuri 48 yibakoresheje intwaro arimo abasirikare ba FARDC barindwi n'abiswe abaturage b'u Rwanda barimo abagore n'abagabo ngo bazengereje abatuye umujyi wa Goma. Bafatiwe muri operasiyo y'inzego z'umutekano yabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu mu duce twa Bujovu na Majengo muri komine ya Karisimbo. Umuyobozi w'umujyi wa Goma komiseri mukuru wa polisi Faustin Kamande yavuze ko abafashwe bari mu matsinda y'abantu benshi bibisha intwaro. Yavuze ko muri ibi bihe ubutegetsi bwa Tshisekedi wanganye n'umutwe wa M23 hadutse amatsinda y'abaruharwa yiba abaturage ku buryo ushatse kuyarwanya bamurasa gapfa. Muri abo bajura barimo abasirikare na mu zindi nzego z'umutekano bayotse inzira y'ubujura bwitwaje intwaro. Mu bafatiwe muri operasiyo hagaragajwe abasirikare FARDC bagera kuri 7 ko ari abanyarwanda 10 barimo abagabo 5 n'abagore 5. Komiseri yavuze ko abafashwe basanganywe ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda 5 za AK47, intwaro yo mu bwoko bwa GP, magazine 3 zuzuye amasasu n'izindi 2 ziri mu busa. Bari bafite kandi imyambaro 2 idatoborwa n'amasasu bulletproof, intwaro gakondo n'ibipfunyika by'ibiyobyabwenge. Uyu mukomiseri yemeje ko bagiye gukaza ibikorwa byo guhiga bukwara umujyi wa Goma maze igihe kinini ngo n'ibikorwa by'umutekano muke birimo ibi ngibi ntabwo byabura mu mujyi nkuriya, ntabwo byabura ndetse nge nanabiziyo wajya mbayo nubwo ntahabaye by'igihe kinini ariko ajyaga kubona ukabona nk'umuntu ucuruza amayinite mu kanya baramurashe uhavuye gutyo usanga baramurashe ukumva mu kanya umuntu mwari kumwe ari kukubwira ati bari kumuhamagarira umwana wo muri famiye yacu washimuswe n'abitwaje intwaro bari kusaba amafaranga yawe. Ni ibintu bihaba cyane. Ya ni ibyo rero muri make aba bantu se bitwa ngo n'abanyarwanda bo ngo abagore 5 n'aba ntabwo byantungura ari ahantu hegeranye no ku Gisenyi cyane ahantu byonyine haba babuzukuru ba Satani n'iki. Hari n'igihe abanyarwanda bijyanye n'uburyo babona buriya kona nk'abuzukuru ba Satani baza bakaba n'abastari ujye umenya ngo nabo ntiboroshye mu gihugu cy'u Rwanda tuzi uburyo gikarishya umutekano no gucrackinga abajura. Hari rero nka bamwe nk'inzobere zimwe mu bujura zishobora no gukora ubujura mpuzamahanga zikavukiranya imbibi. Sinzi ariko umuntu wambwiye ngo haje umuafande hariya ngo utabemereye neza abuzukuru koko se ni Felix mu minsi yashize yari ari ku mwa muri siporo yambwiye ati hari umwafande waje avuga ati cyo ni mukindekere ati mugende bafashe simpanga y'uwo mwafande bakayijyana i Rusizi. I Rusizi naho sarabuzukuru oya ntabwo ari abuzukuru ako haba n'amabandazwi abakazi. None ejo ndi nagiyeyo so nibareba iki kiganiro kazabitana ndi kumwe n'abashuti banjye nijoro urumva na ahantu nabaye n'umuntu afashe igihumbi ngo ahango reka nigure ngagiha perezida wabo sha tumuga ntiyikize ngo nguriya ngo ubu batambuka ngo bari kureba ko abahungu be bari gukora neza. Ndamubaza ni se Musa bimeze gute none cyansi cye tugiye gutaha kuko icyo gihe naraye kuri uwo muhungu wa muhungu yaramubajije yanjye ati se abahungu bawe nta barimo hano nataha na amahoro undi ati reka tumanukane ntari binyo baba barimo ntari bituri kumwe. Numva birambabaje ibyo bintu. None se na Rusizi bimeze gutyo? Rusizi bacapura n'amasakoshi ubujura babukaze. Ahubwo nababajwe no kuba noneho hari umuntu ubuzwi. Abantu bamuzi banamugemurira amaturo. Bamutinya kandi wenda nabonye uburyo gatambuka kaba kihuta ko nabonye nta bigango birimo. Ndetse wenda ari ugutinya izo ngabo ayoboye. Abanye turangana. Ako se ibyo bintu byo kuza kudutsiko n'abantu bameze ukuntu nyine hari urubyiruko rureba kuhiga akazi no kuvunika ujye ureba nk'ibi bintu ukora ukuntu bikuvuna bari bwarebe nk'ibyutse mu gitondo ukareba dashboard ugasanga nta n'amadolari 2 yagiyemo uriya mutima wo gukomeza ukavuga uti wenda mana mfashe ejo hajyamo 5 cyangwa hajyamo 7 hari abahungu badafite uwo mwanya ahita badatarika amadolari 7
iriya telefone ari kuvugiraho ku gutwi ihagaze angahera telefone yawe bayicira iri ku gutwi ya telefone uriya ari kuvugiraho uriya ihagaze 2.5 njye bampiriye 2 ugahita atekereza n'aho azabona umukiriya agucaho ni nk'urupfu rutwaye uruhinja fone yawe wavugiragaho umubona arenga kandi akaba yigiye umushinga gutyo nyine uhombye abandi ntabwo abantu twatekereza kimwe we witeguye kubira ibyunzwe ngurye hari undi udafite uwo mwanya uryama ku manywa agakora nijoro ariko mu Rwanda kwa abantu bari kugira ni ikibazo kandi ku isi hose ibihugu bitera imbere iyo muri gutera imbere amabandi n'indaya biriyongera ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda. Anyways twikomereze tujye i Dakar muri Senegal turebe uko bimeze kuko i Dakar muri Senegal naho twari twababwiye ko nibidukundira kuri telefone turi buvugane n'umwe mu banyarwanda baherereyo ko amakuru avayo aremeza ko amatora ngo bayareporuse n'inteko yarabitoye ariko leta zunze ubumwe za Amerika nabonye ibyamagana yavuze ko kwigiza inyuma amatora bitari legitimate cyangwa se bidakurikije amategeko n'imyigaragambyo irakomeje yego nicyo nita coup d'etat ndetse Macky Sall akazaba igisebo cya Senegal igihugu cyafatwaga nk'igihugu kiri navuga cya mbere mu burengerazuba bwa Afurika muri demokarasi. Ndabona ECOWAS nayo ngo irimo iriga ku bijyanye na crisis naho turebe ko iza kohereza y'ingabo hanyuma n'ababa hungu baherutse kuyivamo nabyo baraza kubyiga babandi batatu ntabwo bashobotse wenda akamasa kazacinga kazivukamo ECOWAS yavukiyemo uwitwa Kapiteni Ibrahim Traoré mushuti wawe General Abdurrahman Chiani ajya mwita gutuye muri Maridi Assimi Goïta ahubwo biba byoroshye rwose arjyana ntuza ntarimo se undi Dumbuya ubona bigenda gake ahubwo ubona ko igihugu gishobora kuba kiri kwisubiraho banaha amahirwe menshi yo kwinjira muri AES imbere ni Benin. Guinée ntabwo nzi ikintu bari kumwizeramo kandi ngiye mubona nk'umufaransa ariko ejo ndi nahoze mbibona rwose perezida Burkina Faso avuga ati umuvandimwe n'abantu bacu beza twabireba rwose cyangwa bakenera irapambari ntabwo mbizi uko bafite imibare nabo cyangwa bakaba bari kumuryoshya ngo nawe bamuhirike mu bihe biri imbere. Why not? Chad sewe bitande Chad nawe Chad wamaze iminsi ari gusabira barusimpuwe ngo ntahirikwe ku butegetsi. Ubona ko ibyiringiro bye by'abafaransa byaragoranye kandi ukabona ko inyeshyamba zimumereye nabi ziterwa inkunga n'Uburusiya byo birazwi ubanze yarabirebye ejo ndi yakorera urugendo kwa Putin baragana nza mu byatari ko anko ko nge ntari umuntu mubi ko ntaragamba mubi uko ngiye rwose wayi ubona ko we ahazaza he hashobora kutaba habi. Reka tubitega amaso hanyuma ivi dusoreze kuri leta z'umwe za Amerika. Yego Urukiko ngo rugiye kusuzuma niba Trump akwiye kubuzwa guhatanira kuba perezida. Bimaze iminsi bigenda biba mu leta atandukanye babirebera mu leta atandukanye hamwe bakabona nta kibazo ahandi bagasanga uruhare yagize mwabiriya byabaye muri Capitol mu kwezi kwa mbere hari ubwo no kwa mbere kuhe mwaka badi 2000 na ryari ava ku butegetsi Biden uwo munsi nibwo inteko yari iri kwemeza ko ari perezida bakabona uruhara ari ruto rutamubuza gukomeza ariko banza rukuri inshuro bigiye kujya mu rw'ikirenga hari ni urw'ikirenga n'ubundi ubwo rero barabyemeza uyu munsi Trump erega banza biza kubera muri Colorado ni muri Colorado nibyo Trump kwibeshya bakamureka kiyamamaza egari kuba perezida kwibeshya bakamureka egari kuba perezida bya bindi Electoral College ubushize yamwibiye ntabwo bizongera gukunda kuko abaturage bazamutora with landslide ku rwego Electoral College izabura ikintu ihinyura ku bintu by'abaturage uri Electoral College kwiba kuko nibura mu majwi yawe y'abaturage we nabo mwari muhanganye mwari mwegeranye azashyiramo intera ngaha ndabiko umukandida wese bazashaka hazava wese uzahura na Trump ntabwo azava harya byarangiye n'icyo yari birangiye atageze
hari mu barikiye Trump ashobora kuba atarimo ariko agenda atsindwa niyo yaba biritse ubwo byaba bibaye vuba hari abandi baramusowati bagiye babikora hari ibirego arimo ashinjwa ngo byo gucinya umugabo ibyo byo bizaba byabaye automatique kandi gutorwa kwa Trump bizahindura ibintu byinshi muri politike mpuzamahanga byinshi n'izi ntambara turi kubona zizagira icyerekezo gishya gishobora kuzasiga hari abantu batsinzwe mpaga. Hari n'abantu benshi nabonye bavuga ngo bari kwishima Trump agarutse ku butegetsi. Kimwe nanjye ndi umwe mu bakishima. Trump ni umuntu utaganira ukora politiki ariko utavuga politiki. Rero njye ndabikunda. Nyine kubona umunyapolitiki utavuga politiki. Uza akivugira nk'uwivugira ibintu bisanzwe, akavuga ibintu mu mazina, bateka nk'abo perezida banyu. Aba baturage babaza ngo bimukira ntabo nshaka kandi akavuga impamvu wumva iri mu nyungu za Afrika. Twebwe nko mu nyungu za Amerika nta mwimukira uzaza ari docteur ngo tumwange turamukeneye ko nkaho baza babuze nicyo bakora iwabo nuko babaho no umuzigo kuri twe ubundi ati kandi nabo ba docteur bakaye baguma aho ngaho bakabafasha ariko turabakeneye nibaza umwe yareka dusoreza aha ngaha tubashimire ko twari turi kumwe mu kiganiro Yves wakoze cyane reka dushimire Bwana Castillo wakoze Castillo. Tubona umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawuye. Izo contre-offensive urimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'u Burusiya by'ukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.